urubyiruko rurimo kunyumva aka kanya, ndabizi ko hari igihe mwicara mukareba hirya no hino mukabona abakuru bafite imitungo, imodoka, bari mu buzima buryoshye, maze mukibaza muti ese twe twaravumwe? Ese Imana yacu yaratwibagiwe? Mukareba mu mufuka mukabona nta kintu kirimo, mwareba no ku isoko ry'umurimo mugasanga imiryango ifunze, mwabibona gutyo maze puresha zikabaremerera. Muri make nimba wumva ko amafaranga ari yapimye agaciro k'umuntu, aho ngaho uribeshya, kandi kuri wowe biroroshye kwiheba. Nk'ubu ngubu hari igihe ubona umukobwa runaka ukamwifuza ugashaka nko kumutereta, ariko kubera ko uvuga ati mu mufuka wanjye nta kintu kirimo, wajya kubona ukabona abasaza bakurusha amafaranga uwo mukobwa mwari mu kigero kimwe wifuzaga atwawe nabo kubera ko bakurusha ubushobozi, maze umutima wawe ukavunika muri wowe, maze ugatangira kwicura urubanza, ukumva ko ntacyo ushoboye, ko ntacyo umaze. Uri gutekereza ko agaciro kawe kari mu byo utunze. Icyo ugomba kumenya muri aka kanya, agaciro kawe ntabwo kari mu mafaranga, oya, ntabwo uri igiciro cy'ibintu utunze. Abo bantu bakuru ubona bafite ibyo batunze uyu munsi, ntabwo ari uko nabo batangiye bahereye aho babona uyu munsi. Nabo bahuye n'ibibazo nk'ibyo uri kunyuramo uyu munsi, baratsinzwe, ntibacika intege, barongera baragerageza. Icyo twavuga bafite wenda bakurusha waba udafite aka kanya, ni igihe bamaze ku isi n'ibyo banyuzemo, ahubwo wowe usigaranye ikintu cy'agaciro bo batagifite ku rugero rwabo. Nko muri ibyo twavuga nk'imbaraga z'ubuto, ibitekerezo bishya, ndetse n'ahazaza hari imbere yawe. Icyo ni cyo ubarusha. Muri kano kanya aho kwicara ngo wowe ubwawe utangire kwigereranya n'abo mutangana, tangira wowe ubwawe wubaka agaciro. Ugomba kumenya ko ako gaciro katava mu kwiruka mu bakobwa cyangwa kwifuza imodoka, ahubwo agaciro kawe kava mu bintu by'ibanze. Ugomba kwicara ugasuzuma neza, ukamenya ikintu kikurimo, ukibaza uti ni iyihe mpano mfite? Ese niki nzi gukora neza kurusha ibindi? Ese niki nakora niyo batampemba? Tangira ubishyiremo imbaraga, niyo yaba ari ugucuranga cyangwa se gukora design, gutwara moto cyangwa imodoka, no kuganiriza abandi neza. Icyo nakubwira, ibyo wiyumvamo byubakemo imbaraga zihambaye, maze ubikomeze, ubyubakemo ubuhanga budasanzwe. Icyo ugomba kumva neza, ubaha intambwe ntoya utera, wumve ko ntawe uvuka ngo ahita aba umukire, ariko ushobora guhita uba umunyakuri, umunyamurava, ndetse n'umuntu wiringirwa. Ishingiro ry'ubukungu burambye, niba akazi gato ubonye uyu munsi niyo kaba kakwishyura amafaranga makeya, icyo nakugiraho inama, gakorana umurava kandi ugakorana umutima wose, kubera ko nta kandi ufite. Kuko ako kazi uvuga ngo gahemba make uyu munsi, ejo gashobora kukubyarira kandi kisumbuyeho. Ikindi ugomba gukora, hindura uko ubona ibintu. Aho kubona ko bagutwaye umukobwa, ibaza uti ese uyu muntu yari akwiriye? Nimba agaciro ke gashingiye ku byo ufite. Icyo ugomba kumenya, urukundo nyakuri rwubakira ku muco, ntabwo urukundo nyakuri rwubakira ku mafaranga. Icyo nakubwira, wikwiheba, kuko umuntu ugukunda by'ukuri azagufasha gushaka ayo mafaranga ndetse no kwiyubaka. Humura, ntabwo azagusiga kuko ukenye, nimba gukunda bya nyabyo. Icyo ugomba kumenya, ntabwo Imana yigeze kwibagirwa, kuko yaguhaye ubwenge, amaboko n'umutima. Wikwiheba rero, ibyo nibyo bikoresho byawe utunze aka kanya. Ahubwo noneho igihe kirageze ngo ureke gukomeza kwireba cyangwa se kwiyumva nk'uwarenganye. Ahubwo muri aka kanya tangira wiyumve ko uri umuntu w'umuhanga, urimo kwiyubaka, ufite intego mu buzima, ufite aho ashaka kugera. Urugendo rwawe ni urwawe, nubwo rugoye, ariko nirwo ruzatuma intsinzi yawe iryoha kurushaho. Ubu ndabizi ko mu mutima wawe harimo inzozi nini, wowe rubyiruko urimo kunyumva aka kanya. Inzozi zo kugira ubuzima bwiza, n'inzozi zo gufasha imiryango yanyu, ndetse n'inzozi zo kugira agaciro mu gihugu. Izo nzozi ni ikibatsi cyiza cy'umuriro kibagurumanamo, ariko icyo kibatsi cyangwa se uwo muriro ugomba kugira inkwi. Nimba icyo kibatsi cy'umuriro kikugurumanamo, naho uri gutekereza wakura inkwi, nta kabuza uwo muriro uzazima. Izo nkwi ukwiriye gushaka ni igikorwa ndetse ni ugukora. Hari imvugo imaze gukwirakwira yabaye ngari mu rubyiruko, ivuga uti nta kazi kakiboneka, n'amafaranga yarabuze, ngo ibintu byose byaranze, ndetse ngo nta n'icyo wakora ngo bigukundire. Ayo magambo rimwe na rimwe nubwo aba afite ishingiro, bitewe n'uko ibihe bimeze, menya ko ayo magambo uba urimo kwibwira niyo aba abaye gereza ya mbere ibabuza gutera intambwe. Kwicara ugatekereza ko nta mahirwe ahari, nibyo koko bituma koko ubona ko nta mahirwe ariho.
ukuri ngomba kuguha muri aka kanya, nta muntu n'umwe uzigera aza kugukomangira ku muryango ngo aguhe ubuzima bwiza ushaka. Nta n'umwe, nta leta, ndetse nta n'uwo mu muryango wawe, ndetse nta n'Imana izabikora nimba wowe wicaye gusa. Kuko Imana iha umugisha ibiganza byakoze, ntabwo igiha umugisha ibiganza bifumbatiye gusa. Ushobora guhita umbaza iki kibazo, ese gukora bivuze iki muri ibi bihe bigoye? Nanjye nkahita nkusubiza, gukora si ugutegereza akazi ko mu biro gusa. Kuko benshi muri mwe munkurikiye mwarize, mufite impamyabumenyi, mutegereje akazi kajyanye n'ibyo mwize. Rwose ibyo ni byiza, ariko se nimba katabonetse uzakomeza kwiyicarira utegereze? Ndakeka igisubizo nawe wahita uvuga uti oya. Gukora ni ukubona ikibazo kiri hafi yawe, maze muri wowe n'ubushobozi bwawe ukagishakira igisubizo, kabone niyo cyaba ari gito. Ushobora kumva abantu bavuga ko bakeneye isuku, ndetse ko bakeneye serivisi yo kubagemurira ibintu, ikindi kandi ko bakeneye umuntu ubafasha imirimo yoroheje. Byanze bikunze aho hantu haba hari ikibazo. Nawe nk'umuntu ugitegereje akazi, aho ngaho haba habonetse akazi. Ugomba kumenya ko gukora ari ugutangirana bike. Ntugategereze igishoro cya miliyoni ngo ubone utangire. Ushobora gutangirana n'igihumbi kimwe ufite aka kanya, ugatangirana n'imbaraga zawe. Wa muntu ubona wabaye umuherwe ukomeye uyu munsi, ashobora kuba yaratangiye acuruza amandazi cyangwa se akoropa inzu z'abandi. Icyo ugomba kumenya, nta kazi na kamwe gasuzuguritse kabaho, ahubwo igisuzuguritse ni ubunebwe ndetse no gutegereza. Menya ko agaciro kawe katari mu kazi ukora, ko ahubwo agaciro kawe kari mu kuntu ukora ako kazi. Menya ko gukora ari ukwiga buri munsi, kuko isi irahinduka. Ibintu byari bikenewe ejo, uyu munsi wa none siko bikiri. Koresha telefone yawe, koresha interineti wige ubundi bumenyi. Wige nko gukora design, gutunganya amashusho, ndetse unige gukoresha imbuga nkoranyambaga mu bucuruzi, ndetse wige ubwubatsi. Kuko buri bumenyi bushya ugenda wunguka n'undi muryango uba ufunguye. Aho kumara igihe cyawe kuri social media ureba ubuzima bw'abandi bantu butakureba, zikoreshe wiyubaka ubwawe, wiyumvira impamba y'ubwenge, ndetse n'ibindi biganiro by'ubwenge byatuma utera imbere ukagira icyo wiyungura mu buzima bwawe. Bavandimwe, guhumurizwa kwa nyako ntibivugwa mu magambo gusa kandi meza, ahubwo guhumurizwa kwa nyako biva mu gutera intambwe ya mbere, maze ukumva ko hari icyo wakoze. Tekereza uvuye gukora unaniwe, ariko ibyo uvuye gukora wungutse amafaranga 100 biryoha kurusha guhabwa 1000 wicaye. Yego, inzira iraruhije. Icyo bizagusaba kugira ngo usoze urwo rugendo ni ukwihangana, kwigomwa no gukomera ku mutima. Tekereza wicaye ureba aho wavuye n'aho ugeze, kubera imbaraga zawe nta kintu na kimwe kibisumba. Reka guhiga inzozi, tangira uzubake, kandi uzubake intambwe ku yindi. Reka muri kano kanya wowe wihebye nkuhumurize, nkubwire yuko iki kiganiro wumvaga ari impamba y'ubwenge, nge wumvaga nitwa MC. Nimba cyagukoza ahantu, tanga ibitekerezo muri komenti, unakoreshe ya ku rubyiruko rwose muziranye. Wibuke kandi gukanda na subscribe kugira ngo ujoyininge uyu muryango mugari wa MC impamba y'ubwenge. Ndagushimiye.